tuzi mwese abakijijwe abazinutswe iby'isi nimwikorere umusaraba niwubaneshereza. Muraho bene data bakundwa, ndashima Imana kuko Imana yongeye kandi kumpa uyu mwanya wo kuganira namwe amagambo y'Imana. Reka dusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Ndagushimiye kuko ari wewe mpaye umwanya mwiza wo kuganira ijambo ryawe. Ngwino ubane nanjye kandi ufashe buri muntu wese wumva aya magambo amukore ku mutima, kandi ijambo ryawe rigira umumaro mu mitima yacu twese. Amen. Tugiye gusoma amagambo y'Imana yanditse hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ni ibice 9 umurongo wa 22. Ati: umwana w'umuntu akwiye kubabazwa uburyo bwinshi, akazangwa n'abakuru n'abatambyi bakuru n'abanditsi, akicwa, akazurwa ku munsi wa gatatu. Ku murongo wa 23 akavuga ngo abwira bose ati: umuntu nashaka kunkurikira yiyange, yikorere umusaraba we iminsi yose ankurikire. Amen. Kongere dusome andi magambo yanditse hano mu gitabo ca Yesaya, ubuhanuzi bwa Yesaya, ni bice 53 umurongo wa 10. Haravuga ngo ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura, yaramubabaje, ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha. Azabona urubyaro, azarama ibyo Uwiteka ashaka bizasohozwa neza n'ukuboko kwe. Amen. Twongere dusome andi magambo aboneka hano muri Zaburi. Zaburi ni 119. Zaburi 119 n'umurongo wa 67. Haravuga ngo ntarababazwa narayobaga, ariko none nitondera ijambo ryawe. Kongere dusoma andi magambo yanditse hano muri Petero wa mbere, urwandiko Paulo Petero yanditse rwa mbere, ni igice ca 4 umurongo wa 14. Haravuga ngo ubwo mutukwa babahora izina rya Kristo murahirwa, kuko umwuka w'ubwiza aba kuri mwe, ari we mwuka w'Imana. Amen. Turangirize mu Baheburayo ibice 10 umurongo wa 32. Haravuga ngo ariko mwibuke iminsi ya kera, uburyo mwihanganiraga imibabaro y'intambara nyinshi, mumaze kuvirwa n'umuco, ubundi mugahinduka ibishungero, mugatukwa, mukababazwa, ubundi mugasangira imibabaro n'abagirirwa batyo. Kuko mwababaranaga n'imbohe, mukemera munezerewe kunyagwa ibintu byanyu, mumenye yuko mufite ibindi mwabikiwe birusha ibyo kuba byiza, bizahoraho. Amen. Tugiye kuganira amagambo y'Imana nahaye umutwe ubwire uti gukurikira Yesu ni ukwikorera umusaraba w'iminsi yose. Gukurikira Yesu ni ukwikorera umusaraba w'iminsi yose. Aya magambo turayaganda nko mu bice 4. Ndavuga ku musaraba. Umusaraba ni iki? Bisobanura mvuge uko abakristo bakwiye kwikorera umusaraba dugereranije n'ukuntu Yesu yawikoreye. Ijambo rya gatatu cyangwa se igice cya gatatu ni ibyiza byavuye ku musaraba. Ndangiza ndavuga impamvu ituma twikorera umusaraba. Tangire n'iki gice cya mbere. Umusaraba ni iki? Bisobanura umusaraba
ntabwo ari igiti gusa, nubwo Yesu yikoreye igiti akakibambwaho, ariko umusaraba ni umubabaro uvanze n'agahinda kenshi. Iyo usomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 26 umurongo wa 38, yabwiye abigishwa be arababwira ngo mfite agahinda kenshi kenda kunyica. Ubwo bari mu gashamba k'Getsemani, yarababaye kandi uwo mubabaro icawugaragaje yarasenze yubamye ngo ibyuya bye byari bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso. Icyo ni ikintu cya mbere cyagaragaje umusaraba, nubwo yari atarawikorera ariko yari atangiye gusogongera umubabaro w'umusaraba. Ijambo rya kabiri ni ugukozwa isoni k'umugaragaro. Matayo 27:28 biravugwa ngo bamukojeje isoni, baramucuza, bamwambura ubusa, bamugirira nabi, bamukoza isoni ku mugaragaro. Iyo usomye mu Baheburayo ibice 12 uhereye ku mirongo yo hepfo, biravuga ngo yihanganiye isoni kubw'ibyishimo byari bimushizwe imbere. Ni ukuvuga ngo uwo munsi mu bintu byamubabaje kandi byamushenguye ni ugukozwa isoni, ni ukwamburwa ubusa. Uwo ni umusaraba, ni kimwe kigize umusaraba. Cya gatatu ni ugushinyagurirwa. Matayo 27:29 baramushinyaguriye, baramubwiraga ngo dore wakijije benshi, none unaniwe kwikiza ngo wikure ku musaraba. Ijambo rya kane ni ugukubitwa inkoni nyinshi no gutukwa. Baramututse barangije baranamukubita. Iyo urebye Matayo 27:26 uzasanga ngo Pilato amaze kubwirwa n'abayuda yuko akwiriye kubabohorera Baraba, kandi we ngo yaramwitegereza akabona ngo kararengana nta cyaha amubonyeho. Bibiliya iravuga ngo abonye yuko bamunanije ngo arekura Baraba, hanyuma ngo afata Yesu ngo aramukubita, hanyuma aramubaha baja kumubamba. Jambo rya gatanu rigaragaza umusaraba ni ukubambanwa n'abagome atari umugome. Niho twasomye muri Yesaya byavuze ngo Imana yashimye kumushenjagura. Kandi ngo iyo usomye muri Matayo 27:38 uzasanga bambanywe n'ibisambo bibiri, kandi ibyo bisambo ni abantu bari barisha abandi, bari barakoze ibyaha, ngo abaranwa nabo. Ibyo byaramushenguye, ibyo ni umusaraba. Naho igiti n'umubabaro wari hariya ku musaraba byari bimukomereye cyane. Uwo ni wo musaraba Yesu yikoreye ku bwawe. Dore kuba Kristo kwikorera umusaraba icyo bivuga. Ijambo rya mbere biravuga ngo ni ukwihanganira imibabaro y'intambara duhura nazo. Iyo usomye Abaheburayo ibice 10 umurongo wa 32 hariya twasomye byavuze ngo mwihanganiye imibabaro y'intambara nyinshi mumaze kuvirwa n'umuco. Iyo umuntu amaze kwakira agakiza, iyo umuntu amaze kwakira umuco wa Kristo, intambara ziratangira. Ubwo nibwo utangira ibigeragezo, ubwo nibwo utangira umubabaro ukomeye kuko wakiriye Kristo. Biravuga ngo kandi ubundi mugahinduka ibishungero. Iryo ni ijambo rya kabiri, kwemera guhinduka ibishungero, ugatukwa, ukababazwa. Aba ni abandikiwe Abaheburayo bavugaga aya makuru. Yesu nawe ubwe muri Matayo ibice 5 umurongo waho wa 11
yaravuze ngo namwe muzahirwa ubwo bazaba babatuka bakababeshera ibibi byinshi. Kwemera gutukwa, baguhora ubusa, baguhora kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ibi ni umusaraba. Kwemera ibyo bitutsi, kwemera uko kuntu, ubwo buryo utari usanzwe uzi, ariko ukemera uko gutukwa, uko kuba igishungero, abantu bakicara mu bandi, bakicara bakuvuga, bakavuga yuko ubwenge bwawe bwashize. Kera abantu nuko ubukristo ubu ngubu urasanga hari bugezweho, ariko kera baravuga ngo nawe ugiye muri ba bandi, nawe ubuze ubwenge. Igihe uyu mwanditsi yandikiraga Abaheburayo yavuga ngo mugahinduka ibishungero, mugatukwa, mukanababazwa. Ikindi cya gatatu, kwemera gusangira imibabaro n'abagirirwa nabi. Bibiliya itubwira amakuru akomeye, itubwira gusangira imibabaro n'abagirirwa batyo. Ibyakozwe n'intumwa, uzasanga igihe Petero amaze gushirwa mu nzu y'imbohe, Yakobo yari amaze gupfa. Mu bice 12 ibyakozwe n'intumwa umurongo wa 5, uzasanga ngo abitorero bamaze kumenya yuko Petero ari mu nzu y'imbohe, baremera, baja mu masengesho, baza gusengera mwene se. Baravuga ngo nubwo Yakobo amaze gupfa, ariko twinginga Imana dufatikanye na mwene data ari mu nzu y'imbohe, reka tugerageze twinginga Imana imukure muri kariya kaga. Barafatanyaga. Iyo usomye hano ku murongo wa 34 igice cya 10 mu Baheburayo, uzasanga avuga ngo kuko mwababaranaga n'imbohe, mukemera munezerewe kunyagwa ibintu byanyu, mumenye yuko mufite ibindi mwabikiwe birusha ibyo kuba byiza bizahoraho. Bakemera bakanyagwa ibyabo, imitungo yabo ikagenda baruhiye, ariko kuko bemeye umwana w'Imana, kwikorera umusaraba w'iminsi yose, biravuga ngo bakemera kunyagwa imitungo yabo. Jambo rya 4, bakemera gupfa urupfu rubabaza, urupfu rw'agashinyaguro. Reka nsome impfu nkeya bapfuye. Iyo usomye hano mu Baheburayo ibice 11 umurongo wa 35 kuri be yaho haravuga ngo abandi bakicishwa inkoni ntibemere kurokorwa, kugira ngo bahabwe kuzuka kurushaho kuba kwiza. Abandi bakageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko, ndetse no kubohwa no gushirwa mu mazu y'imbohe. Bicishwaga amabuye, bagakerezwa inkerezo, bakageragezwa, bakicishwa inkota. Aba bantu rero suko impfu zabo zazaga batazireba, inkota zari imbere yabo, bicishwaga amabuye nk'abasetifano. Bababwira ati nimureke guhamya uwo mwami, nimureke guhamya Yesu, muvuga ngo nitwe twamwishe. Ariko ngo Setifano ahagarara mu ngando ikomeye, mu iterano rinini, arahamya kugeza igihe ngo bamufashe, baramukurubana, bamutera amabuye, arapfa. Bicishwaga amabuye, abandi bakicishwa inkoni, abandi bakicishwa inkota. Batabwaga mu muriro ari bazima. Abo bose bari baranze kurekura umusaraba wabo, bari bakiwikoreye, bapfuye bakikoreye umusaraba. Kandi umusaraba, mwibuke yuko twavuze yuko ari umubabaro tugendana kubwo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wacu. Reka twongere tuvuge rero kuri iki gice cya 3,
bivuga ngo ibyiza byavuye mu musaraba. Ijambo rya mbere, umusaraba wa Yesu wakuyeho ubwanzi bwari hagati yacu n'Abisirayeli. N'imvuga yacu ni abanyamahanga. Iyo usomye Abefeso ibice 2 umurongo waho wa 16, ayo magambo urasanga hari ico abivugaho. Pawulo yandikira Abefeso arababwira ngo kandi ngo bombi abagire umubiri umwe, abungishe n'Imana umusaraba awicishije bwa bwanzi. Umusaraba waraje ukuraho ubwanzi, kuko twebwe abanyamahanga twari kure y'Imana, ntabwo twari ubwoko bw'Imana, ariko kubw'umusaraba Bibiliya ivuga ngo ubwanzi bwari hagati yacu n'Abisirayeli bukurwaho, ngo tugira bamwe. Ubu twari amahara kubiri, ariko uyu munsi kubw'umusaraba wa Kristo turi umwe muri Kristo. Umwisirayeli wizeye natwe abanyamahanga twizeye tuhinduka umwe muri Kristo. Yatwungishije n'Abisirayeli uyu musaraba. Ijambo rya kabiri, umusaraba watunze n'Imana, duhinduka ubwoko bumwe n'abera. Uzasanga Abafilipi Pawulo yandikira Abefeso nibyo 2 umurongo wa 19, haravuga ngo nuko ntimukiri abashitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse muri abo mu nzu y'Imana. Imana kubw'umusaraba wa Kristo twahindutse ubwoko bumwe n'abera. Icya gatatu, twacunguriwe ku musaraba kugira ngo dukire umuvumo w'amategeko, umugisha wa Aburahamu ngo ugere no ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo. Umurinzi yaravuze ngo Yesu ni wancunguriye ku giti kandi abohora umutima wanjye. Aravuga ngo ntangazwa cyane n'imbabazi ze, ngo yazize ibyaha byanje. Yesu naho yaducunguriye, naho yatanze igiciro. Umwanditsi niwe wavuze aravuga ngo mumenye yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu za kera za karande, ngo atari izangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi. Kuri uwo musaraba niho twacunguriwe, niho twaboneye agakiza kuzuye. Imana iduha incungu, ari we Yesu Kristo. Niwe waducunguje ayo maraso yiwe, kandi yaviriye hariya ku musaraba ubwo bamuteraga imisumari nyinshi kandi ibabaje cyane. Jambo rya 4, ku musaraba habonetse imbabazi zishobora kugera ku banyabyaha bose. Umunyabyaha uwo ari we wese iyo yegereye umusaraba abona imbabazi. Wibuke mu Kristo ageze ku musaraba, Bibiliya ivuga ngo cyangwa se icyo gitabo cy'umugenzi kiravuga ngo ageze ku musaraba ngo niho yabonye ubambweho ngo amarira ngo bugubugu. Bibiliya iratubwiye, igitabo cy'umugenzi katubwira neza, kikatubwira yuko ngo aho yaherewe imbabazi. Yahuye n'abagabo 3, umwe amuha igitabo, undi amwambura imyambaro y'ubushwambagara, amwambika umwambaro udaraje. Undi aramubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Reka mvuge yuko kuri uriya musaraba niho twaherewe imbabazi. Umutwaro mu Kristo yari afite, yari agendanye igihe kinini kirekire, ngo ariko ngo agere kuri uwo musaraba ngo wose umutwaro umuva mu mugongo uratembagara ugwa muri yamva. Niho yaririmbye iriya ndirimbo ya 424 ivuga ngo ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Reka mvuge ku mpamvu ituma twikorera umusaraba. Ijambo rya mbere, harimo amahirwe bitewe
ndavuga ngo harimo amahirwe bitewe n'umwuka mwiza uba kuri bene abo ngabo, kuri twe abikoreye umusaraba. Umwuka mwiza w'Imana uba kuri bene abo bantu. Iyo usomye Petero wa mbere ibice 4 umurongo wa 14 uzahasanga habivuga. Kabiri, bazahabwa ikamba ry'ubugingo. Abantu bikoreye bakomeje kwikorera umusaraba wabo. Bibiliya itubwira ngo izahishuwe 2:10 biravuga ngo ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa. Dore Satani agiye gushirisha bamwe mu nzu y'imbohe, ariko ujye ukiranuka uzageze kugufa, nanje nzaguha ikamba ry'ubugingo. Yabibwiraga buriya bwoko bw'Imana hariya Isimuruna barimo bababazwa. Ijambo rya gatatu, abo ngabo bikoreye umusaraba iminsi yose ngo bazaba imbere y'intebe y'Imana bayikorera ku manywa na nijoro. Izahishuwe 7:13 kugeza ku 17. Aho hari amagambo agira ati ngo Imana izababambaho ihema ryayo. Ijambo rya gatanu, ntibazicwa n'inzara ukundi. Ijambo rya gatandatu, izuba ntirizabica cyangwa icokere cyose. Ya karindwi, umwana w'intama azabaragira abuhire ku masoko y'amazi y'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Ijambo rya 8, Imana ngo izahanagura amarira ku maso yabo. Ijambo rya 9, kubabazwa ngo kwabaremeye ngo ubwiza bukomeye muri ico gihugu cyo mu ijuru. Yesu niwe wabivuze. Ijambo rya 10 yabivuze muri Yohana ibice 14 umurongo wa 2. Yaravuze ngo kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane kugira ngo ahondi namwe muzabeyo. Imana ishimwe kuba umwigishwa wa Yesu ukamukurikira ukikorera umusaraba we. Bibiliya iravuga ngo uzabana n'Imana. Bene data bakundwa, abo dufatikanije uru rugendo rwo kuja mu ijuru, ndabakangurira kugira ngo mwemere gukomeza kubabazwa nubwo bibabaje. Iyo urebye Bibiliya itubwira ngo abababazwa kuko Imana ibishaka ngo bagumye babitse umuremyi wabo ubugingo bwabo. Ayo magambo uzayasanga mu rwandiko rwa Petero rwa mbere umurongo igice ni 4 umurongo waho n'uwa 19. Haravuga ngo nuko rero abababazwa kuko Imana ibishaka nibabitse uwo muremyi wo kwizerwa ubugingo bwabo bagumye bakore neza. Bene data, tugomye dukore neza. Bibiliya itubwiye amagambo akomeye, kuzabana n'Imana iteka ni ikintu gikomeye. Bibiliya itubwira ngo nta joro bazongera kandi guhura naryo, nta rupfu bazongera kandi guhura narwo, nta gushinyagurirwa. Ariko iyo urebye impfu bapfuye zirababaje. Ariko ico ngusaba mwene data, nico kwifuriza ni ugukomeza kwikorera umusaraba wawe. Hariho umurinzi wavuze aravuga ngo bazaruhuka umusaraba nta kabuza, ngo bagabirwe ibitsibo byiza, ngo uzabayo njyewe nzabayo. Umusaraba uraremera kandi uwikoreye avunwa nawo, ariko Yesu niwe wabivuze wenyine aravuga ngo ushaka kunkurikira niyikorere umusaraba we yiyange ankurikire. Biradusaba kwiyanga, biradusaba kwizinukwa. Gutese nuko ibyo dusabwa gukora bijya bibangamira ubuzima bwacu bwo muri iyi si. Ariko abantu bose bizeye Imana bakiranuka Imana. Iyo wibutse bariya bagabo ba Mose bavaga ibwami bagasiga ubwami bwa Farawo bakaja kuragira, bakaba mu butayu imyaka 40, nta kindi bashakaga
bashakaga igihugu, bashakaga gakondo, bashakaga kuzabana n'Imana. Baratukwaga, barashinyagurirwaga, baratotezwaga. Ni benshi. Mwibuke Eliya yaravuze ngo ni nyenyeri usigaye bisha abahanuzi. Ariko Imana amubwira ngo yewe Eliya, menya yuko ngo haracyasigaye 7,000 bitarafukamira Bayali. Mwene data, icyo nakubwiraga, komeza wikorera umusaraba wawe iminsi yose, kuko ntabwo turagira aho tuwutura. Oya, ntabwo turagira aho tuwutura. Hariho igitondo kimwe cy'umuzuko, abera bose bazatura imisaraba yabo. Haleluya. Ndakwifuriza gukomeza kwikorera umusaraba wawe, ibibazo byawe ubigumane, kuko Yesu arabizi. Kuko umwanditsi aravuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Imana izabana nawe nubwo ufite amakuba impande zose, nubwo ufite ibyago, nubwo ufite ibigeragezo byinshi. Umenye yuko ari umusaraba, ariko wemere ko ari ibyishimo rwose. Nyuma uzahabwa ikamba ry'ubugingo. Imana igufashe. Reka dusenge, reka twibuke yuko muri iyi si turacafashigiye ku rugamba, kandi biradusaba ko dukomeza kwikorera uyu musaraba. Ari uwawe, ari uwanjye. Imana iguha umugisha mwene data, mu izina rya Yesu, amen. Mana data wa twese uri mu ijuru, ndagushima cyane kuko niwe wemeye yuko Yesu ababazwa kugira ngo natwe tuzabona ubugingo. Kubera iyo mpamvu ndasabira mwene data uwo ari we wese wumvise aya magambo, kugira ngo ntarekure umusaraba, akomeze yikorera umusaraba, awihanganire, kuko hariho igitondo kimwe Bibiliya tugira ngo tuzaruhuka nitugera mu bwami bw'Imana. Iyi mvune y'imisaraba twikoreye tuzayiruhuka. Haleluya. Amahoro y'Imana abane natwe twese, kandi Imana ni wowe twizeye, ni wowe twiringiye. Komeza urinde ubugingo bwacu, ntitugacogore, ntitukaruhe, ntitukananirwe, ntitukareke gukora ibishimwa imbere y'amaso yawe. Urakoze kuko uri Imana yumva gusenga kwacu, mu izina rya Yesu. Nyamara ibicumuro byacu ntibyacumitiwe, yashenjaguriye gukiranirwa kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye ntiyadukirisha. Umusaraba